Muri iki gitabo cy'Itangiriro mu bice 27 hari ahantu umutwe w'amagambo uvuga ngo Rebeka yoshya Yakobo kuriganya se. Mu by'ukuri iri jambo koshya ni ijambo rikomeye cyane ku bantu baryumva bazi uburemere bwaryo. Rebeka yoshya Yakobo byaciyemo, reka nkoreshe rya terime y'ubu, byaciyemo aramwoshya birakunda umugisha arawubona. Pastor, kuba Rebeka yaroheje umwana kugira ngo ariganye umugisha bigakunda, ni uko Imana ubwo yari ishyigikiye koshya. Umugisha si ikintu kiri automatique ako kanya. Ikimenyetso ni uko iyo umuntu akubwiye ngo Imana iguha umugisha, nta gikapo c'amafaranga uhita utahana. Iyo umuntu agusengeye akakwifuriza umugisha, Imana ibizi ukuntu izawuguha mu byiciro. Iyo urebye ukuntu yahunze ameze n'ibintu yagarukanye, biragaragara ko yari afite umugisha. Yari afite umugisha mwinshi. Ariko nanone uyu mugisha waje gusohora amaze guhinduka se Isirayeli. Abantu basigarane ko iyo umuntu ategereye Imana ngo asabane n'Imana, kamere ikoresha amakosa menshi. Tugwaye ikaze kandi turagushimiye kuko ukomeza kubana natwe. Imana iguha umugisha. Turakomeje, ariko kandi uko dukomeje twarimo tuvuga cyangwa se pasiteri yari ari kutubwira mu bihe bishize ku nkuru y'ubuzima bwa Yakobo nicyo twabwigiramo. Pasiteri, tugushimiye ko twafashijwe n'iki cyigisho. Imana iguha umugisha ko wemeye kumvira Mwuka Wera. Amen, amen. Umeze neza? Umugisha ndawakiriye pe. Yego. Kandi niba ufite igikapu gito ubwo uraba wihombeye kuko umugisha ni mwinshi. Umugisha ndawukeneye sinabura aho untwara. Yego, reka dusenge Imana dutangire. Mana mu izina rya Yesu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana yabanye na Isirayeli. Turagushimiye ko ufite imigambi myiza kuri twe kandi ko uzakomeza kubana natwe kugeza utugejeje aho wifuza kutugeza. Fasha rero umuntu ukurikiye iki kiganiro agirirwe neza mu buryo bukwiriye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ikaze. Turabyita nk'aho ari igice gikurikira, ariko ni igice kijyanye n'ibibazo bimwe na bimwe turagenda tuganira na pasiteri kugira ngo Umwuka Wera mushoboza tubashe gusobanukirwa biruseho iby'iyi nkuru ya Yakobo ndetse n'icyo twakwigira ku buzima bwe twega nk'abakristo. Nibo tubwira cyane, ariko niba utari nawe, kwakira umwami n'umukiza ni ubuntu, haracyari amahirwe yo kumwakira. Pasiteri, ikaze. Urakoze cyane. Muri iyi nkuru watubwiye harimo ibikomere byinshi Yakobo yahuye nabyo. Kuri guhunga iwabo, gukurira mu muryango urimo amakimbirane, kuriganywa na Labani n'ibindi bitandukanye. Reka dusubire inyuma gato. Mu by'ukuri iyi nkuru iyo uyisomye ubona ko Yakobo yari ari, mama we cyangwa witwa Rebeka niwe wari mu ruhande rwe, hanyuma Isaka ameze nk'aho ari mu ruhande rwa Esawu. Ibi bice bya Bibiliya bivuga iki? Byaje bite? Byavuye he ku buryo Rebeka tubona ari ku ruhande rwa Yakobo, Isaka tukamubona ari ku ruhande rwa Esawu, kandi bose ari ababyeyi n'abana babo bemera? Ese bagira ngo ni kiriya gihe gusa? Na n'ubu hari ubwo usanga mu muryango umwana umwe yumvikana na mama we cyane, undi akaba yumvikana na papa. Hari ubwo abana bimeze nk'aho byikora. Ukabona abana wenda ni 6 bavukana, 2 nibo bumvikana cyane, abandi 4 biraho. Mu miryango myinshi ibi bya Yakobo, ubuzima yakuriyemo mu miryango myinshi burimo. Nanone hari igihe biterwa no gutandukana kw'imyaka, ukabona abakuru nyene begeranye bari inshuti cyane, ab'inyuma nabo begeranye nabo bari inshuti. Rero nta wuzi icyateye aya makimbirane cyangwa se ku gucika kw'ibice k'umuryango, ariko ntekereza ko byashingirwa ku miterere yabo. Ndavuga ko Esawu yari umuhigi, umuntu atakunda kuba mu rugo, yabaga yagiye kandi akagira n'ico azana. Bibiliya ivuga ko
se yakunda inyama, yego, kuko no kugira ngo amuhe umugisha amuga ati genda unzanire umuhigo umeze nka bya bindi nkunda, za nyama nkunda. Yakobo we urabona yakunda kuba hafi ya mama yego, nk'umuhinzi, nibo bamarana umwanya munini. Ntekereza ko iyo abantu bamarana umwanya munini begerana cyane kuruta iyo batari hamwe. Twavuga ko rero Esawu ubwo kuba yarazaniraga se ikijyanye n'uko yifuzaga izo nyama cyangwa zibona byatumye begerana, bituma aba inshuti ye cyane kurushaho. Yego, yego. Turabihuza n'ibiba mu muryango muri iyi minsi, aho usanga akenshi iyo imiryango igize ibyago byo gutandukana, ko divorce akenshi dukunze kubivuga hano mu biganiro, ni ibyago abantu babagize, usanga uruhande rumwe rufite ababyeyi rubuza abana kuvugisha urundi ruhande. Ni ukuvuga ngo abana niba bari kuri mama ahubwira ati muravugana na papa ntimuzagaruka hano. Nibwira ko ni ibintu bihari, ntekeza ntawe udukurikiye atabizi. Hari ukuntu umuntu afata ibikomere bye agasa nkaho abisangiza abana. Ni kimwe twavuze mu kiganiro ko uwakomeretse arakomeretse. Yego. Ibyo ari byo byose, hari n'indi mvugo sinzi niba nayo warayumvishe, aho bavuga ati nibakura bazashaka se, bazajya gushaka se. Yego. Mu by'ukuri ni imvugo zishingiye ku mutima ukomeretse. Abantu bari bakwiye gukurira mu biganza by'ababyeyi babiri. Nubwo mwagira ibyo mutumvikanaho, mukore ku buryo abana batabihomberamo, kubera ko hari n'ibindi nabyo bijya gusa nka bene gutyo. Papa aba ari papa mwiza kubera niwe uzana impano, niwe uzana bombo, aza gake, ahora akumbuwe. Mama niwe utanga, niwe uzana akanyafu, niwe ugira amahane, kuko ariwe utindana nabo. Noneho ugasanga abana bikundira ubaha bombo. Ibi nabyo ni mu burere bw'abana, ababyeyi bakwiye kubyitondera, ko bizarangira bahengamiye ku ruhande rumwe. Ni byiza ko icyo muri bukorera umwana mugomba kuba mugihurizaho umutima, umwana biganiriye. Ntaho bihurira no kuba ababyeyi bashobora kuba bafite ya miterere karemano itandukanye, noneho buri muntu akifata ku bana bitewe n'uko ateye, nyamara nta mbaraga yabishyizemo. Pasi, yego, ibyo nabyo bibaho pe. Uko umuntu ateye bishobora gutuma abantu bamujyaho cyangwa bamuhunga. Abantu bagira ibyago byo gukura ari impunzi, ubwo turabigira kuko ni kimwe mu gikomere Yakobo yagize muri bya bindi watubwiye. Byangiza iki ku buzima bw'umuntu? Ni kimwe mu bikomere bikomeye, aho umuntu akura adatekanye, adafite n'uburenganzira bw'ibanze. Ndavuga ku gihugu. Ni umuntu uzahora yumva ko ahigwa. Yego, nayo kuri ba bandi nyine yisanga ari mu nkambi y'impunzi, ari mu gihugu kitari cye, nta burenganzira afite ku gihugu cye, ku buryo mbese usanga ni ibyago nyine yagize byo kwitwa impunzi mu buzima bwe. Nigeze kumva umwana umwe, hari igihugu kimwe nari nagiyemo, hanyuma nigisha mu rusengero. Umwana umwe yavukiye muri icyo gihugu, yakuze ababyeyi be nyine barahunze. Yaravuze ngo wavuye mu Rwanda, ngo wahangeza ngo nkahakandagiza ibirenge gusa ngahita mpfa. Yavukiye mu buhunzi. Numvise mbabaye, aho umwana w'umujene ukiri muto yifuza gusa kuhakandagira, aho hantu hitwa iwabo, agahita apfa. Abantu, impunzi zibaho nabi, ni ibintu utakwifuriza n'uwo wanga. Yakobo yabayeho mu by'ukuri akomeretse, ariko mu gukomereka kwe turibuka ko hari umugisha Isaka yamuhaye. Pasite, muri Bibiliya, ngira ngo abantu bakunda gusoma Bibiliya, impamvu muda ngo bakunda ni uko hari abo yananiye. Ibyo nabyo dukwiye kuzabiganiraho tukamenya impamvu umuntu gusoma Bibiliya bimubihira. Mu gitabo cy'Itangiriro mu bice 27 uhereye ku murongo wa 29, hari aho
bigaragara umugisha Yakobo yahawe hari aho ise Isaka amubwira ati amoko agukorere, amahanga akwikubita imbere, utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere n'ibindi n'ibindi. Uyu mugisha pasiteri ko yawuhawe na se nk'uko byari byemewe, yakomeretse ate? Umugisha si ikintu kiri otomatike ako kanya. Ikimenyetso ni uko iyo umuntu akubwiye ngo Imana iguha umugisha, nta gikapu c'amafaranga uhita utahana. Iyo umuntu agusengeye akakwifuriza umugisha, Imana ibizi ukuntu izawuguha mu byiciro. Iyo urebye ukuntu yahunze ameze n'ibintu yagarukanye, biragaragara ko yari afite umugisha. Yari afite umugisha mwinshi. Ariko nanone uyu mugisha waje gusohora amaze guhinduka se Isirayeli, ukomokwaho n'imiryango 12. Iyo bigenze gutya umugisha wahawe na papa, utagira ngo dusubize muri ariya mateka, umugisha kuhabwa na se nka kuriya Isaka byari bisobanuye iki mu muco wabo nka kuriya, nk'uko wenda uyu munsi ntibiriho cyane ntitubihwamo, ariko kiriya byabaga bifite uburemere bungana iki ku mwana iyo yaturwagaho na se umugisha kuriya? Hari ikintu kimwe twakwigira kuri Yakobo cyiza cyane pe. Uzi ko mu bana 12 buri mwana wese yamubwiye ibizamubaho kandi bizarangirana n'ingoma y'imyaka 1000. Ni ukuvuga ngo haracari imyaka bari yishize n'iyiri imbere. Bwari ubuhanuzi bukomeye. Hari mu muco wa Kinyarwanda bavuga ngo izina ni ryo muntu. Ababyeyi bari bakwiye kumenya ko bafite imbaraga zo guhesha umugisha umwana no kumwaturaho ibintu byiza kandi bizamara igihe kirekire. Kandi niyo ucitse ukamuvuma, wibuke ko mu mategeko 10 haravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Ababyeyi mu mategeko 10 niyo yonyine rifite isezerano. Nuko ababyeyi arabafatanya bikorwa n'Imana mu kurema umuntu. Gute? Nta bundi buryo umuntu yaboneka hatabaye guhora kwa papa na mama. Ibyashoboka. Babafashije Imana kuzana umuntu ku isi. Kandi bafite n'uburenganzira bwo kutamuzana. Aba bantu rero bari bakwiye kuba hafi y'Imana cyane kugira ngo icyo batuye kuri uyu muntu navuga ngo baremye kibe kivuye ku mutima w'Imana. Kubera ko ni watura nabi nabyo ashobora kuzagwana n'uwo muvumo igihe kirekire. Rero nibwira ko ababyeyi badasenga bashobora kuzakasira abana ngo njira mvugo mu muhanda, bashobora kuzasiga bateje akaga abana aho kugira ngo bature umugisha w'igihe kirekire. Nkuko twari tubivuze, wari ubivuzeho nkuko muri iryo tegeko rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, niko Bibiliya ivuga. Hari igihe bibaho pasiteri umubyeyi akavuma umwana kubera umujinya, mu by'ukuri bitari muri gahunda, atabyutse ngo apange ko agiye kuvuma uyu mwana kuko amwanga, ahubwo kuko atamenye gukontorora umujinya we, kamere ye na ya miterere, akisanga ya magambo yayatuye ku mwana yamuvumye. Uyu muvumo kuki ukurikirana umwana kandi Imana ibona ko mu by'ukuri nta ruhare yabigizemo? Sinakubwiye ko akanwa kacu karema. Imbaraga z'urupfu n'ubuzima biri mu rurimi. Ariko nanone uyu mwana nakura agakizwa, ashobora kuvuga ngo kwivumura. Ubundi umuvumo ufata ryari? Ufata igihe icyo bakuvumiye kiri ukuri. Gasubire. Iyo icyo bakuvumiye mu by'ukuri batakubesheye, niwe wateje uwo mujinya we, niwe wateje ubwo burakari, yababaye ku kigero giteye ubwoba, ari wowe biteye. Hari umubyeyi yavuze ngo umwana yaramubabaje ngo amabere arikora. Urumva uwo muntu aba yababaye bigera ku ndiba y'umutima, hanyuma agahembera uwo mujinya akavuma. Bene ibyo birafata. Ariko iyo bakurenganyije, Imana n'umucamanza utabera, ntabwo yakuvuma mu by'ukuri bidafite ishingiro, kubera ko iri hagati yanyu nk'Imana, imbabazi igira urukundo,
kandi nanone mpumurize nabo bavumye ari ukuri. Yego. Ababyeyi bashobora kuba bakiriho cyangwa batakihari. Mushobora kwiyunga niba bakihari, ariko niba batakihari uzashaka undi mubyeyi uri mu kigero cy'ababyeyi bawe, hanyuma umusabe umugisha wa kibyeyi. Niba ufite n'itorero, umushumba wawe ashobora kukubera umubyeyi, akakwaturaho amagambo meza ahindura ayo waturiweho mabi. Niki gikura umuvumo ku muntu, Pastor? Ni imbaraga zo kwatura, ariko n'amaraso ya Yesu. Murabizi ko muri Kristo Yesu imivumo yose ikugwaho, niko mu Baroma havuga. Imivumo yose twayikuyeho n'amaraso ya Kristo Yesu igihe twihana. Biranyerekeza kuri Esawu, umuvandimwe wa Yakobo. Mu by'ukuri Bibiliya nk'uko nakomeje kubivuga niyo turi kugarukaho, kuko iyi nkuru niho iri. Hari aho bigaragara ise Isaka amubwira, nyuma y'uko Esawu amaze kurira amarira menshi amwinginga ati nta na gake wansigiye, ahubwo ise Isaka ahindukira amubwira ati ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, ati buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru, n'andi magambo wumva ko akakaye pe. Ni iki cyashobokaga? Sindabyita gute? Ni irihe kosa Esawu yakoze ryatumye se abura na gake amusigira Pastor? Ko byavaga mu kanwa ke, ko nta hantu yabiteresharishaga, ko nta kigega yabikuragamo. Mu by'ukuri Esawu yari yarakoze ikosa rikomeye. Umunsi amanika ukuboko kavuga ati ngewe Esawu, bitekerejeho neza, ntagwaye mu mutwe, ndi muzima. Ibyo kuba mukuru no kuragwa biguranye ibishimbo. Nico gihe yikuyeho ka kandi gake yagomba guhabwa byibuze. Yabivuze se Isaka yumva? Ntabwo yabivuze Isaka yumva, ko yabivuze Imana yumva. Ntabwo yari gufungura iyo robine y'umugisha kandi hari umuntu yafunze. Buriya imyitwarire yacu mu buzima bwa buri munsi hari igihe tutaba tuzi ko izagira ingaruka kandi z'igihe kirekire. Imyitwarire yawe ishobora kuzagena umugisha uzabona mu rugendo rw'ubuzima, cyangwa se umuvumo n'ibibazo uzagira kandi warabigizemo uruhare. Iyo bigenze nk'uko nguko, wenda Esawu tuvuge abikoze atyo, yabikoze ndakubera ubujiji n'inzara bitumye umuvumo ugaruka. Hari igihe dusubire tukavuga tuti bibaye ngombwa ko Isaka atareba kuri ibyo akatura uwo mugisha noneho, kandi hari ibyo Esawu yakoze, wari kumufata? Yego kandi oya. Buriya hari nange kuvuga ngo akagisha, hari akantu k'umugisha yamubwiye ati inkota yawe izaguha niwigomeka umugisha uzaza. Yego. Iyo urebye koko abantu bo kwa Esawu ni abagwanyi kugera uyu munsi. Kugera umunsi ni abagwanyi, batuye hariya za Lebanoni n'ahandi. Yego, yego. Ni abantu nyine ni abagwanyi. Ni abantu mu bukwe bararasa, mu birori no mu bitaramo, mu birori ahantu hose batungwa n'isasu. Yego. Dukwiye kwigira iki kuri ubu buzima bwa Esawu, urwo rugendo rwose kugeza ubwo abuze umugisha kandi nawe yarawukwiriye? Mu by'ukuri Imana ntirobanura ku butoni. Mu isi yose ukora ibyo ishaka iramwemera. Hari umugisha wa rusange, igusha imvura ku babi n'abeza, ariko hari n'umugisha uva mu kubaha Imana. Imana ikaza ikagusezeranya ikintu udakomora iwanyu, kitari uruherekane rw'umuryango, ikakuvugaho by'umwihariko. Nkunda kuvuga ngo umugisha dufite si umuvukanano n'uwo twakomoye mu kubana n'Imana. Yego. Niho Pawulo agaruka akavuga ngo bamwe bagize kuba intumwa, abandi abigisha, abandi abahanuzi. Uzi ko Imana ishobora kugutoranyiriza kuyobora ubwoko bwayo kandi iwanyu batari, yego, utabiragwa n'iwanyu. Rero abantu bankurikiye batagize amahirwe yo kubiragwa, mwaretse tukaba abatoni ku Mana, tugashakisha Imana umwete, tukareba ko yaduha umugisha atari uw'akavukire, ahubwo dukomora mu kubana n'Imana. Nituyitonaho
nta ciza na kimwe izatwima. Mu bikomere Yakobo yagize watubwiye mu kiganiro ubushize harimo no kubaho imyaka myinshi mu makimbirane y'umuryango we. Pastor, aya makimbirane yaterwaga n'iki hagati ya Rebeka na Isaka? Ntabwo bizwi neza, ntabwo bavuze icyayateraga, ariko bariya bantu babagaho bafite n'abandi bantu benshi mu rugo bo mu miryango yabo. Yego. Sara byamubayeho, Isaka byamubayeho, Yakobo nawe nuko. Hari ukuntu buriya bashiki bacu baba bashaka nko kubaho nko mu marushanwa. Sinzi niba urabibona, niba umuntu aje yambaye umwenda mwiza ku cyumweru, ubanza bose bamubaza nk'aho yadodesheje. Yego. Kandi icyo baba bagamije ni ukugira ngo bazambare neza kumurusha. Hari ukuntu rero ubwo buzima bumeze nk'amarushanwa akenshi buzana ibibazo mu muryango. Hari ukuntu abantu bahabaga ari benshi, bamwe bakabyara abandi bakabyara bake. Ni ibintu ubona byabaye uruhererekane. Urebye ukuntu Penina yasuzugura Ana kubera ibintu bimeze nk'amarushanwa nyine. Niyo mpamvu mu by'ukuri inama ngiye gutanga, abadukurikiye bashobora kuyumva cyangwa ntibayumve. Oya, barayumva. Ariko si byiza gushaka abagore benshi, kubera ko uba ukumiriye intambara nyinshi iyo ushatse umwe. Ngira ngo abantu bashaka abo benshi kugeza ubwo bagwanisha ibyo batetse, ngewe nteka neza, ngewe ndi mwiza kuruta, ibintu nka bene ibyo. Ni ibintu bizana amakimbirane ya hato na hato mu by'ukuri. Ngira ngo niyo mpamvu Imana yahisemo kuvuga ko umuntu akwiye gutunga umugore umwe. Muri iki gitabo cy'Itangiriro mu bice 27 hari ahantu umutwe w'amagambo uvuga ngo Rebeka yoshya Yakobo kuriganya se. Mu by'ukuri iri jambo koshya ni ijambo rikomeye cyane ku bantu baryumva bazi uburemere bwaryo. Rebeka yoshya Yakobo byaciyemo, reka nkoreshe ya terime y'ubu, byaciyemo aramwoshya, birakunda, umugisha arawubona. Pastor, kuba Rebeka yaroheje umwana kugira ngo ariganye umugisha bigakunda, ni uko Imana ubwo yari ishyigikiye koshya? Oya, ntabwo yari bishyigikiye. Kandi wibuke ko Imana ibabarira icyaha, ariko ingaruka z'icyaha zo zicisha umuntu bugufi. Urabona Yakobo yahunze imyaka 20. Mu myaka 20 bamuriganya inshuro 10. Mama we ntiyari ahari, ariko uko iyo hari nka telefone avuga ati n'ubu barandiganyije, yari kumva nk'inkota mu mutima, avuga ati ni nge nyirabayazana. Ibi bintu ni ibintu bibi. Mu kiganiro naravuze ngo icyaha iyo utojwe n'umuntu mukuru wizereragamo nk'umubyeyi akagutoza gukora icyaha, bigera igihe ukajya wumva nta rutangira gukora amakosa byemewe, kubera ko ni umubyeyi yabigutoje kandi umuntu wizereramo. Niyo mpamvu ababyeyi bakwiye kugerageza kwitwara neza, kubera ko nyine uwiba ahetse aba atoza uwahetse. Nibwira ko Imana ntiyari bishyigikiye, kandi byagize ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwa Yakobo. Uribuka igihe yahura na Farawo? Na Farawo, yego. Yaramaje ati ufite imyaka ingahe? Aravuga ati imyaka y'uruzerero. Uzi kugira ngo usaze mu mutwe hakirimo uruzerero, bitewe n'icyaha wakoze. Ni ibintu bibi, ni imbuto mbi yabibye kandi yagize ingaruka zikomeye. Aburahamu atuma umugaragu we gusabira umugeni Yakobo ari we Rebeka. Mu by'ukuri iyo wumvise iyo nkuru wumva ko Rebeka uko biri kose ubwo yari akijijwe. Rebeka yashatswe na Isaka. Nari mbyiteranyije, sorry. Aburahamu atuma umugaragu we gusabira Isaka Rebeka nyine. Ubyumva wumva kuko biri kose ubwo Rebeka yari akijijwe, yumviye umwuka wera, yumvira ijwi, hanyuma akora icyo umwuka wera cyangwa se icyo Imana ibyari mu mugambi w'Imana. Hanyuma Rebeka ukukoshya kwe, niba Imana itari bishyigikiye kandi bikaba byarakunze, nuko Rebeka yaguye. Biri bivugaho iki?
ikintu nzi kuri Rebeka cyiza yakoze ni uko yashatse Isaka ngo akamumara umubabaro yatewe n'urupfu rwa mama we. Nico cyiza nzi yakoze. Ariko ibindi erega Domi tutabeshe umwuka wera ntabwo ari bwaze ngo abe muri twe. N'abantu Imana yazagaho rimwe na rimwe. Rero ntabwo nta hantu bigaragaza ko Rebeka yarakijijwe yuzuye umwuka w'Imana ku buryo atakora ayo makosa. N'abantu babagaho ubuzima bwo kugenekereza. Yagira Imana agakora icyo Imana ishaka, umwuka yaba yamujeho bikaba sawa, ariko bari abantu babaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu bose babaho. Rero nibwira ko byari muri iyo nzira na Rebeka agakora nka bene ayo makosa. Ubwo mbivuze ku muntu washaka kumugira icyitegererezo cy'ubuzima bwe. Nibaza ko uwo muntu yaba azahindure yigire kuri Kristo, basi yigire kuri nyina wa Yesu Mariya. Byibuze byaba byiza kurutaho. Yego, reka dusubikire aha ngaha tuvuga tutese ingaruka zo koshya Yakobo Bibiliya igaragaza ko arizo zagiye zimugeraho, n'inkuru dusoma ubona ari we zagiye zigarukaho, arariganywa nawe. Nta hantu Bibiliya igaragaza pasite Rebeka nawe byamugizeho nkawe ntandaro y'ikibazo. Rebeka ni umuntu yashaje mu buzima butanejeje, kubera ko umugabo we yari yaragize ikibazo cyo guhuma. Ntabwo yaracifatira imyanzuro. Noneho tekereza abizi neza ko yashutse Yakobo kugira ngo bariganye umugisha. Byongeye amakimbirane n'ugusuka esanse mu muriro. Nibwira ko ni umuntu yapfuye nawe atishimye, kubera ko yakoze ikintu kitari cyiza. Nta wamugira icyitegererezo, ndavuga ku bijyanye n'uburiganya. Ariko nanone abantu basigarane ko iyo umuntu ategereye Imana ngo asabane n'Imana, kamere ikoresha amakosa menshi. Mu mibanire ya Isaka na Rebeka, ni iki imiryango yo muri iki gihe turimo idukurikiye yabigiraho cyangwa se yakwigengesera kuri byo? Nicano nabanje, Bibiliya iravuga ngo Isaka arongora Rebeka aramukundwakaza cyangwa se aramukunda. Hanyuma Rebeka nawe amumara umubabaro yatewe n'urupfu rwa mama we Sara. Gukunda no kuganduka ni ikintu cyiza abantu bakwigira kuri iyo couple. Ariko nanone gucamwo abana ibice ni ikintu ababyeyi bose bakwiye kwirinda, kuko gishobora kugira ingaruka mbi kandi z'igihe kirekire. Yego. Reka dusubikire aha ngaha. Twagerageje kwinjira mu nkuru nk'uko pasiteri yayitubwiye ubushize, tugerageza gusobanukirwamo bimwe na bimwe. Ntimwitege ko twabibaza byose ngo birangire, ahubwo no muri commentaire nicyo yashyiriweho, ni ukugira ngo icyo wumva utasobanukiwe ucyandikemo. Tuba dufite umwanya, hari ikipe nini bifite umwanya wo gusoma commentaire ku buryo twanabigarukaho mu bindi biganiro bikurikira. Pasiteri, ngira ngo mbere ko dusoza twakwibutsa abantu ko hari groupe ya WhatsApp abantu bashobora kujoininga bakajya babona ibi biganiro. Yego. Yitwa Desire Habyarimana. Ni channel ya WhatsApp bashobora kubonaho ibiganiro bitandukanye. Ni ahantu heza ho kuba. Yego. Reka dusoze dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo duhe kubaka imiryango inezerewe, itekanye, izira amakimbirane, kandi yubaha Imana. Ubuntu bwawe bubane natwe, udufashe. We wahinduye Yakobo akaba Isirayeli, uhindura ubuzima bwacu burushaho kubaha, uduhe umutima nk'uwari ufite Yesu. Neza yawe ikomeze kubana natwe muri byose. Dusengeye Agakiza TV n'ibiganiro byose bihanyura, kugira ngo ujye ubikoresha kugira ngo imitima y'abantu igirirwe neza, ingo zubakwe, amahitamo y'abantu arusheho kuba meza. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.